coach-gael ngiye kukubwiza ukuri zikamwe zitahanye ndaguha fact ngiye kubwira ku bintu bitatu utubwire kubera iki iyo mpamvu ibyo bintu babihuza nawe kubera iki buri muntu wese ukuvuzeho ahura na backfire ndaguha ingero chita yakuvuzeho umuntu mubo mugendana uwo bita DJ Brian aramwanjama turabireba turumirwa amayi ndamwe n'umuceri ndabivuga ndashaka uze kudusobanurira uri manager wa Jimmy Gatete umukinnyi w'akabumbu uyu musore aya masaha niyo mpamvu udacana uwakana bayingana yakoze afishe agomba kumukoresha ikiganiro Gael ku giti cyawe uragihagarika kubabwira ko adashobora kugenda udatanze uburenganzira bayingana araseba uyu munsi bayingana arakurakariye icyo ni cyakabiri tugaruke ureba icyo twiza tukumirwa icya gatatu noneho ngiye kubivuga kama mbaye ngiye kujya muri ONOMO ngiye kubivuga amakuru ndayafite muyoboke yanze kubivuga kambyivugire arahari amakuru mfite uko nayabonye ubwo niba ari nk'ibinyoma mfite evidence wicaye muri VIP ahantu muyoboke ategurira ibitaramo wicaye muri VIP ahantu muyoboke asanzwe ategurira ibitaramo wari kumwe na Melodie n'abandi bantu ntashaka kumenya ni kuvuga Melodie kuko ni uzwi muyoboke araza asanga bouncer aramubwira ati ntabwo ugomba kwinjira hano aravuga ni nduhari ni Bruce muyoboke aramubaza ngo ni Bruce Melodie kugiye ko ntashobora kwinjira ahantu bari aravuga ati oya ntabwo bavuze ko nta muntu ugomba kwinjira ugomba kugumaho umva umuntu wari uhagaze impande y'umusekirite ni wanyihereye ayo makuru bouncer aragenda ngo agiye kubaza amakuru mfite ntahamya neza nuko muyoboke yafashe telefone agahamagara Bruce Melodie ntiyamwitaba bishobora kuba ari busy Gael bouncer agiye kureba kubaza niba muyoboke yakwinjira manager bro tuzi yaraje yegeraho Bruce Melodie yari aramubaza ngo Melodie ni wowe ubwiye watanze briefing gusiningira aha bouncer aramusubiza ati no bose uyu nguyu niwe uvuze ko ni wari watanze briefing ko nta muntu ugomba kwinjira muyoboke arakubaza ngo ni wowe wanze ko ninjira Gael mu kanwa kawe kuba wari ufite isinde cyangwa wari wamenyemo kamwe doesn't matter ikintu wabwiye muyoboke waramubwiye ngo fuck you get out here niyo magambo wakoresheje mu bintu byababaje abafana b'umuziki mu magambo yawe ubwira manager muyoboke ngo fuck you get out here icyakurikiye dumba umukomediye cyangwa dumba ukaraga imiziki kubyina kwihangana byaramunaniye arasakuza aravuga what do you say ubwiye muyoboke ngo iki nubwo dumba yanze kuza muri ibintu namwinginze ngo azabivuga arabyanga kinyose garuka Melodie garuka zamuka no hejuru garuka coach warisakuje ukomeza gutomboka muyoboke arumirwa dumba kwihangana ngiye kurangiza dumba kwihangana biramunanira icyakurikiyeho dumba yakomeje gutongana dumba yari yamenyemo rimwe ariko kwihangana bimunaniye ikintu yakoze ni kimwe ariko ngiye kumena umuceri wose dumba mwaratonganye mutonganye kuko yarababajwe n'agasuzuguro usuzuguye muyoboke dumba arahaguruka arakwataka ahantu wari uri akwatatse Bruce Melodie arahaguruka ariruka nkazamuka mu byumba hejuru dumba kuko ntabwo yafite equilibre uko yakwatatse mu ntebe mwese kuye hasi mwikubita hasi abantu baraza barabakiza niba dumba ashobora kurakazwa n'ibintu n'agasuzuguro usuzuguriye muyoboke ahantu mubwira ngo fuck you get out here uwo muziki uje kubaka nuye tugaruke none ahangaha uvuga ngo ndi kugusenya cyangwa ntabwo amakuru tuyafite dumba nubwo yabitewe nuko yari yifitiye uburakari bwe umwana bita Nadia
wo kwadumba wari wamuhamagaye ngo azaho ngaho uramwana no mukubye n'ibyo kabisimbuke nzabigaruka next time nibiba ngombwa mfite byinshi iyo ntambara irahaba ariko amakuru akimara kugera kuri twebwe ko wasuzuguye muyoboke nubwo muyoboke nashatse kubimubaza akarya sini akanga kubimbwira ranga anzunguriza umutwe ariko ibyo bintu byarabaye mwe muri hano ibyo bintu biraba nubwo warabisotinze nyuma simbizi ariko ibyo bintu byarabaye biratubabaza ibyo bikubitiraho kuri iki kintu cyabaye cyacita kumwandagaza uze kutubwira ni ryari wabaye utubwiye ni buri manager wa Jimmy Gatete aho umuntu nkabayingana ashobora gufata umuntu wamutware muri interview ukamubwira ngo batabikubajije ukamwimana afishaje zasohotse mu byukuri twishimire ibyo bintu udusobanurire kuri ibyo biri mu bintu byatubabaje tutangira kwibaza kuri Gayere ni muntu ki kwazanye inkoni y'icyuma Gayere ni gatiki none se kankubazi Chitara kurakariye Gayere nani bayingana arababaye abangaba muri Amerika babihakanye hanyuma mu byukuri muyoboke wenda we nk'umusaza aravuga ati uyu muntu akareba inyungu kuko ikigaragara muyoboke nuko ibyamukorewe yabirengeje amaso akareba bitewe n'urukundo akunda umuziki akareba investment uzanye n'amafaranga uzanye ibyo byose akabirenza umuziki akareba inyungu n'akamaro uzaniye muzika agasuzuguro no kwishongora byose akabyima amaso ijambo ni ryawe Gaye dusobanurire ibyo bintu mu byukuri ubitewe n'iki murakoze cyane my brother Godfather birambabaje cyane ariko abantu bose bari kuri space iyo mbabwire please turabanyarwanda reka dukore ikintu vraiment cyaduteza imbere iki nacyo Godfather abantu ntabwo bibatinda basura inyuma bakareba watwitinze mu kanya uvuga ngo akazi kose nkora muri Amerika n'amafaranga yose mfite narayatomboye muri loto ya US nta cyantangaza uravuga ibintu nk'ibi urabivuga rero reka muyoboke grand frère wacu aza bivuge nabivuga ndagicyo nisobanura ko niba rubivuze nta proof bifite nta kintu bivuga nta kintu bivugaho play kuko nubundi ufite ibintu hisho wavuze bidafite proof urashaka ujya kunca mu ijambo ujya kunca mu ijambo ibyo bintu byarabaye reka ndangize bihakane cyangwa ubyemeye reka namize mu ijambo noneho ujya mvuze biraza naze muyoboke abivuge nawe icyo navuga muyoboke turaza kumugarukaho manzi ukirarenga ibyabayingana ukirarenga ibya Chita muyoboke turaza kumugarukaho abivugeho maze kubivuga bareba ibintu bacatinze yuko muri Amerika abantu batomora amafaranga baze kubikuvugaho nawe naho ubundi nta kintu bivugaho Imana ukugire neza sasa icya kabiri Chita ntago byabaye aya masaha avugana na Chita tubwire ku bya Chita muyoboke arahibereye tubwire ku bya Chita utubwire no ku byabayingana wanga tubwire wabaye manager wa Jimmy Gatete kuva ryari ko tutabimenye turi kumuyoboke n'abacita bose baraza bagenda bagusubiza ku bibazo bitatu ariko se watuje Godfather icyanyuma nico kuki icyanyuma ari tugiyeho banza kujambere nakwaje bibiri Godfather ufite ku buryo watuza please tuza abantu bagusubiza sibyo tuza ndakumva wamyutinze mic yawe Gael wamyutinze mic yawe ntabwo tukumva nyine negereje ko muyoboke aza akavuga bivuze ko ari ukuri bisobanura ko byagenze muyoboke rero murakigize icyanyuma twakubajije kuvuga ko mujye mvuga ku cyacita uvuge ku cyabayingana kuba yateguye igitaramo ugahagarara ukimana Jimmy Gatete uri manager wa Jimmy Gatete ngiye navuze ngo abo bantu kubera ko ibyo uvuga n'ubundi bisanzwe bimeze nk'ibya dekate bidafite ishingiro abo bantu urubivugira nibaza bivuge none mbone kubasubiza abo ngabo ba nyir'ubwita pana wowe
wowe ukumva ko usubije gute audience nuko abashurije nta kintu ashaka kubivugaho nta kintu ashaka kubivugaho chita zamuka hano uretse gato chita niba ukiri muri space I beg you come over here zamuka kugukebura cyangwa kuvuga ko hari bro uri umuntu ushobora gukosa ariko gerageza wumve ko niba ari bibangamiye abantu agomba kubivuga urukumva ntabwo umuntu azavuga ngo utanga amafaranga ntituvuge okay ibyo muri ONOMO nkuko muyoboke yavuze ngo nta kintu ashaka ngo tuzabikorera indi space muyoboke ibintu ni bibiri hari ikintu uri bivugeho ku bintu maze kuvuga mutazi yo nakuye hari comment uri bikoreho yes or no muyoboke unmute your mic ufite amagambo abiri hari comment uri wishyire ku magambo mvuze mutazi yo nakuye yes or no n'uburenganzira bwawe nkuko nakubwiye mbwira abadukurikiye ni benshi hano ndabona bamaze kugera 1800 I can't say anything ari umurongo twari twihaye niba mwawutambike mukajya ahandi njye ntacyo bivugaho thank you n'uburenganzira bwawe Gael nta kintu abivugaho Gael nkaho washyizwe mu majwi nawe uburaza kuvuga ko nta kintu bivugaho ku byabereye ONOMO bibabaje cyane habayeho gusuzugura muyoboke nababwiye ko ashobora kutagira ikintu avuga mu rwego rwo guprotectinga urimo kunyumva mu rwego rwo guprotectinga umuziki muri rusange cyangwa industry muri rusange akanga kugira ikintu abivugaho akaba yaremeye yewe nani ndi gushaka guturika ariko Gael icyo turi aha ngaha ntabwo ndamutse nturitse bro navuga uretse gato bro so Gael ikintu tugusaba nta muntu uranga kugira ngo hindanye izina ryawe ibyo bintu tukubwiye byaratubangamiye nk'abafana b'umuziki mvuga ijambo turavuga tuti urinde kumvugiramo turavuga tuti twebwe tugomba kuvuga ibintu nkuko biri turi mu bantu tagomba kwishyura urimo kumva ntabwo ngize amadolari 200 no ntibishoboka ntabwo nzazanga ngubwire ngo ceceka ntibikunda dore DC n'urugero ndi kubaha DC uyu musore Clement yaragiye gukora ikiganiro ibi turi kuvuga hano byose we yarabirambuye neza ibi by'abakeminike kuba amadolari 200 byose biri mu kiganiro amakuru ari kungeraho uburetse gato nguyu umuntu unyandikiye w'umunyamakuru turi kumwe niba nta nani Gael niba nta kunenga kushobora kuhaba twabona ikitagenda ntihagire ikintu ntihagire umuntu ubivugaho hanyuma twakora comment Clement yajya hari akavuga ntabwo ibingi bifitiye proof ko wamwishyuye ariko niba utazakora n'itangazamakuru ngo rinenge wikosore ukaba waraje uvuga ngo mukanya bisobanuye neza urivugiye ngo ikiganiro kiri recorded uravuga ngo kugira ngo wubake nuko ugomba gusenya ntabwo wakuba kutabanje gusenya wabyivugiye ukabivuga gutyo ariko mu buryo uri gusenyamo niba mu gusenya ari ugukasa imbaraga zabanje kugira ngo uzamure iyo building yawe wenyine mu buryo bwawe ushaka kandi ukumva ko uburyo bwawe ari bwo buzima kurusha ubw'abandi ukajyana umusore dukunda Kinyusi so ikintu turiho rero Gael nta ukwanga ariko icyo dusaba kimwe nk'abakunzi b'umuziki gerageza kumva abo usanze ewe Kinyusi Bruce Melodie yaje kuryama umusore wanjye nikundira cyane kurusha abandi bose muri Melodie yakuryamyeho urumva akuryama ariko nkwibutse ko niba ari abantu babahanga Melodie Kinyusi n'umuhanga Gael kankwibutse kimwe Melodie twamuvanyeho slang ivuga ngo ndishwa yuko Gael nawe yamaze kubibona ko umusore wanjye nta ubundi Melodie nari nzi ko ni Muhammad kari bumbwira ati ntabwo navuga avoka wanjye adahari nta uyu mutipe nuvuga ngo kuba Bruce Melodie yazamutse umwavoka atarazamuka natunguwe n'umuhanga so Gael rero turagusabye first of all reka tugushimire ko yinjiye muri industry uzanye ifungo ariko twongere tukubwire ngo ariko ibi bintu ntabyo uzi twongere tukubwire ngo wisenye ibyo usanze kugira ngo wubake ibyawe kuko ibyo nibyo ushaka gusenya byubatswe n'ingufu n'ikibaki ibyo bintu nta muntu ubifitiye fact cyangwa gihamya ko ari byo turavuga ibi bintu muyoboka aravuga ati kuki Gael adashobora kuza niba akorana n'uyu muntu ufata ku mavuta ariko no munaje uretse kanyibaze ndangize kubera niba akorana nawe ataza akatusobanurira impamvu amutuma gukora biriya bintu
icya kabiri Yes, my brother, wait for a uretse gato second. kaze ndangize nk'umwanya wawe udusobanurire icya kabiri kuki niba adakorana nawe adafata agakiriyaringa izina rye na kampani ye akavuga akihakana uyu muntu. Gael waracecetse space maze iminsi 4 waracecetse ubutumwa waduhaye cyangwa igisubizo waduhaye wafashe fata ku mavuta umwuruza indege ujya kumwishyurira hotel kuko byaramaze gukora Tanzania muri kumwe tuzana ibimenyetso ko uri kumwe ko wajyanye na fata ku mavuta muri Tanzania. Turavuga ni gute uretse gato turavuga ni gute Gael ashobora gufata umuntu umaze guhindanya umuziki arimo nawe akamufata akamutwara Tanzania. Abantu bafitanye imikorere ibyo bajujuraga birashoboka ko ari byo. Gael nuvango umuhanga mu make Gael ntago yubaka rasenya. Ntabwo ariko mvuze. Gael ijambo ni ryawe. Okay, Mr. Bogar the cat. Umvarindira gatoyi. Jewe reka mere ku cya kabiri kubera ikibazo cya kabiri kuko nicyo urangirije wondore nze kucyoroshya. Icya mbere Godfather ngiye barambwiye ngo uba Canada ntagomba bizima ngomba kurira biro bintu byo kuri space turi kuvuga ururimi rumwe rindira gato wimbaza iyondi turi kuvuga ururimi turabanyarwanda singomba kuyiyondi umva umushyitsi wawe uramureka avuge cyangwa ntago mureka ngo avuge kubera yuko mu mubano we na Deben kuko ndumva ariho hantu bigiye uretse gato ijambo ni rye kandi twakomejeho arabivugaho ko gorata no brainer twakomeje komeza ijambo. Nshaka kumenya umubano wa Ben na Gael kuko ibyo byafata ku mavuta byaje hari ahantu byahereye Gael going on muri kurwana wowe na Ben urwango bavuga urwango rukabije ufitiye Deben ruvahe oya ntago twamenya niba ari urwango ijambo ni urwango ijambo ni ryawe mwareka nkavuga cyangwa namureka nkumvuge mu kabyareme Godfather uru ni urugo rwawe naje kubera yuko nasaga n'abantu babiri muyoboke hamwe na Melodie barabwira ati please umusangwe no usobanure please abantu bongera kumvugiramo ndabivamo kandi uko ntacyo ndi buhombe pe nukuri faranga ryose rinjira buri munsi nago uri buhombe ko mvuye kuri space mbikubwiza ukuri nta nari nukorera please mutuzi icyo ni cyambere tukangishe kugenda reka tukubahe ijambo ntagire ukuvugiramo reka tuvuge umva kuba ntacyo nabubashe men nabubashe ntacyo unushaka kugenda ariko ntacyo ariko nubikangishe go ahead muting the camera. Okay. Can I say something, please? Go ahead. Okay. Waruvuze kuri ibyo bintu ngo bya Deben n'ibiki byose. Kukinanga Deben, kukinanga ibiki byose, man. Like really, man? Like really? Njyewe ndi umuntu wakoranye na Deben hafi, twaganiriye hafi nk'aba brothers, twakoranye n'ubu tukivugana. Uyibaza yuko vraiment we yanyanga nanjye nkamwanga. Nimuwe mubona ibintu bifite proof, ngamubona bifite proof kandi bisa nabi pe, bisa nabi ko njyewe na Deben twavuganye nk'aba brothers. Ariko niba nta bintu bifite proof mubona, nuko ibintu mfite na magambo ni rumors ni showbiz z'abantu batangiza by'ibihuha nkaho bose bameze nk'amapusi. Urabyumva? Ntabwo ibyo bintu bishobora kuba ngewe na Deben ngo tuvugane mfite messages afite messages zanjye ngo nimubone proof tubaganire nk'inshuti n'abavandimwe, cyangwa se Deben ntaze ngo avuga ibyo bintu. Ikintu cyose abantu mwese muri kuri space, abantu mwese mutazumva ibintu Deben ashe ngo yivugire wenyine, yivugire cyangwa ngiye ngo mvuge, ntimuzabyemera. Icyo ni icyambere, ko twabonye abantu benshi babeshya ibintu byinshi kandi bitari byo. Twabonye uwo twitwa the cat yaragiye ejo bundi akora ibintu asebya ba Melodie n'abandi bose, ashira n'abantu kugira ngo batandukanye n'imiryango yabo, ariko baramupfana kubera yuko ntabwo areba kure.
nicyo kintu mbabwira ngo mugomba kumva ikintu kimwe. Iyi industry turayikora twese, turashaka gukora ikintu kimwe, ariko harimo abantu kubera kubaka izina na business batazi, bo barashaka gusenya bakora ibintu bibi. Man, it's love, it's peace and love. Ntabwo njye navuga ngo naga de bene noneho twarabanye twaravuga twaragize iki, uwo muntu twari barinde fata ku mavuta ntavuga ibintu afite message, nazimwa se nazerekane, namamoje se nayerekane, ukitatanga proof ku byo avuga, nuko bare yuko atari byo. Please nimo byumve, please mureke ibyo bintu. Icya kabiri, Godfather nta kibagiwe nicyo bashaka kumbaza.